Committee or Chris Simba Selensho guy. Don't call me King. King is a Jah. I'm a believer, supporter, fighter. And if I'm the moon, you're the sun. If I'm the sun, you're the moon. So together we can pull up. Yo, push up. Welcome again to Chris on Rainy TV. Yes, mbibutsa kandi ko muri studio turi kumwe na Sandrine Isheja Butera ndetse na Ondi Bumuntu, tutibagiwe na Rusine. So keep in touch, mukomeze kuryoherwa n'ikiganiro twagiranye n'umuhanzi umuramyi Israel Mbonyi. Yigeze kuvuga ngo ibitaramo nkora abantu barabikunda, abantu barabyishimira, ariko ngiye biramvuna cyane kabisa, kubera yuko hari aho ngera amasaha atandukanye babikurikiranye. Uwo munaniro wowe uwujira gute, cyangwa biba bimeze bite iyo ugeze ahantu ugasanga nk'amasaha biratandukanye, uvuye hano ari ku manywa, igihe cyo kuruhuka bitewe na sequence y'iminsi ukuntu ibikurikiranya amasaha, ugasanga aho biratandukanye, ubigenza gute wowe, ubijira gute? Mu bitaramo wakoze byagenze bite, cyangwa se ubijira gute? Urabona mugani amasaha atandukanye nk'ibyumweru bibiri bya mbere, it was terrible, kubera ko nasinziraga abandi bakangutse nakanguka abandi basinziriye, ariko nyine iyo umaze nka 2 weeks 3 weeks utangira kujya ku murongo. Ariko nka concert zibiri za mbere vraiment I was really tired, nari naniwe pe, ko zabaga amasaha yo kuryama nyine hano, ko twahereye Edmonton n'andi bita Winnipeg. Aho rero wasanga turi muri nari jet lag imeze ukuntu, ariko I tried my best, kandi biziri imbere y'abantu ufite adrenaline ukuntu hari ukuntu nyine n'ubwoba bita bigenda. nta na hamwe wumva utaratanze ibyo wagombaga gutanga kubera umunaniro cyangwa kubera utundi tuntu dushobora kuzamo. Yego, the first concert iya mbere rwose yari a little bit, nari mfite umunaniro kandi nta n'umwanya munini wo kwitegura, nageze ari kuwa kane dufite concert ku cyumweru, band tutari tayari, tutameze neza, ariko izi concert nagendaga mande muri buri city tukagira umwanya uhagije wo kumenyera aho hantu, kubona sale iya mbere, ariko it was good. Arije ubundi muri secular iyo ibintu bigezo bigapfa, abantu bahita bamenya nyine ko band ubwo ngubwo mutari tayari, ariko umenya muri gospel byoroshye. Kuko ituvuga ati muhumireze ho gato tubanze turamye, ngo abantu n'indirimbo bazizi, indirimbo za ibyo byiza rero. Indirimbo Imana ishimwe vraiment yamaye umugisha, ari ukuntu indirimbo abantu bazizi, so n'ukuntu bitagendaga, and then nkahagarika stream ngafata acoustic yanjye nkarimbana na audience gusa, and I have some video. Urabona nta muntu n'umwe wabaga bitaye no kuba turi gucuranga nabi cyangwa neza, ubu gusa yabaga ari excited ko duhagaze hari turimo turaramira, ni kuririmba mwuka akagusobanura kabisa. Ese tukivuga kuri acoustic, kuri gitari yawe, kubera iki video nyinshi zawe, amashusho y'indirimbo n'ubundi azameze kuriya, ameze nkaho muri concert? Ese bwaba ari uburyo bwa economy uvuga ngo wenda utere ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri? Kubera iki? Kiragoye gusobanura, ariko hari ibintu umuntu nyine akura, hari ibintu gira inspiring za hill songs, abandi bahanzi batandukanye bakora gospel, and nabibonye biri authentic cyane, bifite umwimerere uko ntibisaba imibare myinshi, nta script. Nk'ubu ngubu murasaba abantu ngiye gukora nka video wenda yo ku marembo y'ijuru, iyo script yaba ari iyi icyo gipangu ayo marembo abasa gute, ni ibintu nyine ikireka ari Hollywood, I don't know uko babikreya. Ariko muri concert na live recording dukora concert then tukabirecord, nicyo tuba dusharinze ni moment twagize muri ya concert, tukayisangiza abantu bacu, murebe ibihe byiza twagize turi kurimba ya ndirimbo. Noneho tukabereka, nta ureba video muri concert ngo avuge ngo bari inyuma y'umuryango umeze cyo bari bahagaze, no akaba ari indirimbo, akaba ari n'igitaramo wala. Mukanya reka tuze dukomeze tuganire na Israel Mbonyi. Nawe haramutse ari cyo wifuza kumubwira, kumubaza, umwanya n'uyu watwandikira ku mbuga zitandukanye, yabarize hari umujeni wanditse ngo kubera ikititi we avuga hatarimo beat. Mba nabisabye ku buhanga bw'ibyuma, ijwi ryanjye nkunda kuryumva ryisanzuye,
ubundi nka medita nkamubaza ibibazo mbonye ndaguma mubaze muntume mutambutse yerekwa. No kumwe na Israel Mbonyi ni umunezero mwinshi cyane uko turi kumwe nawe, haramutse hari nicyo wifuza kumubwira rwose umwanya n'uyu muri Canada. Hanyuma rero uretse muri Canada hari n'abandi benshi bagukunda cyane bari hirya no hino babibaza bati twe twazaza ryaje mukunda kubiburiya natwe bamukunda bari tumukeneye ahubwo mu bigisho urahaza ariko ni munsi ya stade yitwa mu Migina bibaze naho ahantu Rusine muri Kigali yose ahantu yahisemo gutura Mbonyi amazu ya make abizi bazo by'ubuzima ariko mu Migisha ni sawa. ubwo rero ni mu Migisha habaye mu Migisha ariko cyatura niwe Mugisha wahaje. Anyways hanyuma Mbonyi Sandrine yarakubajije ku byerekeye ibitaramo bindi se was it just Canada cyangwa hari n'ahandi wa traveling muri uno mwaka? Uyu mwaka na traveling ariko sometimes na traveling atari ku mpamvu za kuririmba. Ikindi nuko plan nari mfite I was supposed kujya muri Canada nkavayo nambuka hakurya muri USA ariko process z'impapuro ntizagenda neza ku gihe and then ndabi postponing. Uyu mwaka rero ukurikira wa 2023 mfite mu bindi ndatangira Australia mu kwa mbere, ndatangira actually i Burundi on first kuri Bonane. We have a very big concert there. Ndabiswe abarindi bakunda kumva cyane rero. Tukagira Australia, tukagira muri June Belgium, ubwo ni Europe, ubwo ni tugira n'ahandi tu connecting bizaba ari byiza. Bizaba sawa. Hanyuma from there dusoreze USA. It's a world tour muri. Okay. So speaking of touring, hari ejo wundi partnership twabonye ujyana na ambassade ya Israel. Yes. And waranahagiye, right? So tell us about it. What was it? It was amazing. Twagiye muri gahunda yitwa Twende Jerusalem. Yes, yateguwe n'abitwa Gotel. Donc yari partnership kugira ngo tujyane n'abantu gutembera muri Israel ariko tunafite ibitaramo tunatarama. So we had like 3 concerts. Okay. It was amazing. Nubwa mbere nabonye abantu uririmba batumva ibyo uririmba but they still excited. Barishimye. None iyo uze Israel na byose byahabereye. Byari ngiye nashaka kumenya wa mugore warutse wahindukiye akaba umuntu. Yes, barahari kabisa. Birahari byose. Harama symbols I think niko mbitekereza ariko ni ibintu it's a real story barabikwereka bakwereka ukuntu muva hamwe mujya handi story kubemera Imana nyine nkanjye batwereka n'inzira zose uko Bibiliya igenda bivuga muva hamwe mujya handi gutyo. Hanyuma ko kubemera Imana ukaba wemera Yesu ukaba waragiye yo iwabo ugasanga noneho abiwabo batemera yuko ari we Mesiya wabyakiriye utawifashe. Biratangaje harimo bamwemera ariko si benshi, harimo nk'abantu nk'ibihumbi 200 ko batubwiye bemera Kristo mu gihugu cyose kandi nabakwizera ari ntoya ntabwo ari igihugu kinini cyane. Biratangaje kuri bo nyine Kristo ni umuvandimwe wabo tu n'umuntu nkuko tuvuga Israel nyine ariko n'abayahudi bo bategereje Mesiya ariko ibyo byose Bibiliya nabo ni yabo barayemera cyo bamwe ushobora batemera New Testament. Sinzi cyane by'amateka ariko nabonye nyine bitangaje tu nabonaga ari ibintu nyine bidasanzwe ntacyo byajegejemo gato mu kwemera kwawe ukavuga cyane ba nyirawo. You know, I think ubuzima bwanjye bwose ikintu namenye ni Kristo n'Imana ni ibyo ngibyo natoje. So iyo ayo masomo kugira ngo babe mu byasaba imbaraga zidasanzwe no kugendana na Austin buriya ntago bigenda bishegezamo gato. Austin buriya akunda Imana ntago ariko Austin bigendana na Mbonyi bya hafi ndabona Mbonyi na Austin nkabona kubihuza biramvuna. Oya umenya ibyo nibwira kubabugira oya ushobora ariko buriya Austin na Mbonyi ukuntu bahuye
Austin na Israel ukuntu bahuye birumvikana. Israel ashobora kuba yaranyuze ahantu akabona Austin yuriye mu giti akamubwira ati Austin manuka uyu munsi ndarari wawe. Iyo niyo story ubundi. Israel mbabana umbwira ubucuti bwawe na Austin bwaje bute koze muri inshuti zazinzigena nazi bwaje bute. Ariko Mbonyi urinda gute agakiza kawe kuko muri inshuti agakiza kawe na Austin niyiziye koko. I really love Austin. He's amazing. Icyambere ukuntu nawe na Austin byari ibintu nyine tutateguye. Twahuye bisanzwe muri media nkuko mpura n'abandi tukora interview biraranga. But Austin is a very friendly guy. N'umuntu wishuti ku buryo you can't even avoid him. Ntiwamwirinda ngo bikunde. Numva yari mu fan wanje. And I used to love you ukuntu avuga kuri radio. And then turahuza dutangira kujya tuganira. And then obviously dusanga duhuje n'inshuti nyinshi. Hari abantu batandukanye na one of our very good friend late Bravan, and then turahura twese tuza gusanga turaziranye twese uko niko twatangiye kumishuti. From there hari n'akabido nabonye mugiye gusiganwa ntabwo twamenye ngo watsinze ninde ariko twaje gusanga twarahuzaga mu bintu byose kandi when we are talking ntituvuga amadini ntituvuga ibindi bintu, we are just human being. Tuba turi human, turi abajene tuganira Imana, tuvuga ibiryo cyane tuvuga ibiryo. Yes, nuko twabaye inshuti. Mbonyi yagiye muri Israel. Nanjye ndashaka kuzajyana ibiti Rusini. Abayo ngo ni isoko rongo ryanyitiriwe. Yego uzwara umuntu wigeze kubitwandikira ngo hari isoko yabonye ryitwa Rusini. Yitwa Rusine. Atubaza niba hari aho rihuriye n'umuvandimwe. Umenya ariko bacuruza amacupa. Mbonyi hanyuma rero uragiye uratubarinze uragarutse. Mbonyi iyo urebye igihe watangiriye umukanya wigeze kutubwira gato ku nkuru y'ukuntu papa yajyaga akoreza indirimbo zawe gatumva umuhungu ushaka kunaririmba neza atabizi ko ari atureke bya bintu byawe uri kuririmba mva umuhungu uririmba neza ngo you know so uje amaso inyuma ukareba Mbonyi w'icyo gihe ubona rimwe rimwe ntabwo uvuga ati urashaka guhagarara gato ngo urebe uko cyangwa uba wumva ushaka nongeye kongera gusorera izindi ndirimbo ugakora ibitaramuka. Do you want to pause and be grateful cyangwa do you want to go on? ntakubeshye ntekereza iby'inyuma inshuro nyinshi cyane. Ntekereza ibya maze ntago ari kinini nuko abantu bumva umuntu muri media bakagira ngo ararambye cyane ariko uriya natangiye kurimba muri solo njyenyine muri 2015 2015 uvuga ngo shize imyaka 7. Iyo nicaye nkareba ahantu Imana yankuye icyo gihe ya chongo cyayifite ya chongo cyayifite cyangwa aberega mayibwire story nagira gachongo how do you know urayise chongo? Oh my god, nagira gachongo nagira izuru bimeze nko iyo ninjiraga nkanga igwera gutokoza birantangaga ukabanza kwibona mbere ukuntu Chongo ya Mbonyi barayisakaga mu cyuma none nkambara ipantalo yajyemo nk'abandi nka babiri bangana na niko bari batubwiye ko ugomba gukizwa. Yego kwikwiza nari babwiye ukuntu rero waje gusobanukirwa se sur mesure gute kujyana na Austin. Austin nawe ikintu yankoreye kibi gusa nuko yanyanduje kubigikara ntabwo kugenda nirabura ariko unarebye Austin ubona mujyamo na Austin abizo kwijana bikura ijose ry'isigarira inzoro ninzo barimo arakura ku mukozi w'Imana nkerere y'inzobere nuko iyo ntekereje ahantu navuye muri ikihe kingana gutya naho ngeze ubu numva nta kintu nakoretse gushima Imana. I'm grateful ku rwego ntasobanura. Rero pausing is not an option to me because nibaza ko ngifite ibintu byinshi byo gutanga yabona nkazataha kabisa ndi empty numva nta kintu usigaje mu mutima wanjye. So uko ubwanjye mbona ngifite album menshi
mfite ibintu byinshi cyane byo gukora, ariko muri ubwo rugendo rwo gukomeza gukora njya mpozinga umwanya nkavuga man umukuru ushimwe ibi ngibi wakoze sinzi ko navuga ndashimye kabisa, I'm thankful. Yego, none se Mbonyi waruvuze kuri icyo kintu nubwo twari turi mu mablage cy'ukuntu bakubwiraga imyumvire yo gukizwa, umuntu ukijijwe uko agomba gusa, abagomba kugendana nabo, uko agomba kwitwara, ariko usa nkaho nyine yeguguma ukijwe guma mu gakiza kawe ariko ukagacustomize ukakagira uko wowe usigaye ugasobanukiwe. nta kintu cyo kumva ukundi bashobora kuba bavuga bati Mbonyi ntabwo agikijijwe nka mbere. Iki ni ikibazo cyiza cyane and thank you, kubera ko agakiza kari personal, kari mu mutima w'umuntu. Iyo ubundi hari ibintu banza kwigishwa n'ababyeyi n'urugero aho uvuka background wabivaho ukajya mu church nabo bakakwigisha ibintu none ugasobanukirwa kurushaho, none wava kuri ibyo none ugatangira gukora research wenyine, ugatangira kuba mature jambo ry'Imana ko risobanukirwa, ugatangira kuganira n'abamenta bawe, ugatangira no kwanaliza questioning everything, ugatangira kubaza ko undi ijambo rivuze ukiri bisobanuye iki nyine nta ya maturity mu kintu cyari cyo cyose. Hano ugera ukavuga ngo ariko excuse me, hano ugera ukavuga ngo ibintu ndi gukora ubundi how is it kubera ikindi kubikoreka nanjye bisobanukirwa. None ugenda usanga bimwe bakwigishaga nabo bari giye bakwigishaga kubera lack of information zikwiye cyangwa kutamenya neza, kudasobanukirwa nabyo bavuga, uretse ko nigufasha gufunda none nakubaka kumenya ibikwiriye nawe. None ngewe rero nageze igihe nanjye soma ndasobanukirwa ni sibyo bigaragaza ko ukijijwe, sanga ko kwambara cyangwa imeze gutya buri munsi sibyo bisobanura kujijwe. Nzi ko n'ubu hari abantu batemera amagents, yego you know that murabizi, batemera kwambara ijingo ntuhagara imbere abantu ngo uririmbe cyangwa ubwirize. Umunsi wa mbere nagiye kuri stage nambaye t-shirt, almost abantu bose muri team yanjye bose they were surprised, wiki byagenze gute ubuze imyenda y'abantu nambaye ikoti cyo gihe nafata gitari nkumva riramfashe, nkumva I can't move, tugiye guhindura ndikuramo bose bari bakanubara ibyo ni bikurimo, ariko mpagaze na gitari indirimbe numva ndi free, sanga icyo nicyo ahubwo nari nkwiye gukora. Yego, so mu mutima wanjye numvaga meze neza, ariko wagarukiye kuri t-shirt ukuramo no so muri make ushobora gukizwa ukaba cool, ugakomeza ukaba jeune, ukaberwa, ugasa neza, ntacyo bitwaye. Imana ntabwo ibyanga, Imana ikunda ibintu biri smart, Imana ikunda ibyiza, ntabwo Imana ari y'abantu bari less informed batize. You can be informed, ukaba uri smart mu mutwe, ku physically ukaba uri umuntu uri cool, uvuga neza, uganeza bw'icyongereza cyiza, igifaransa, whatever you have, ariko ugakomeza ugakizwa, ukubaha Imana. Ko gukizwa niki ni ukwanga ibyaha, ni ukubyirinda, ni ukubyihana, kutagendera mu nzira mbi, ubundi ugakunda Imana. That's all. Ako niko gakiza. Kwemera Kristo, twebwe ko bifa kwemera ngo nabivuze, kwemera Kristo, kwemera ko yagupfiriye akazuka kubwa, that's all. Nicyo ngicyo. So abantu rero babihuza no kuvuga ngo wambaye jeans, wambaye t-shirt, wambaye amatango no nani bihuriye amata yamubabaje Rusine wambaye ngo amata ariko ntiwakomeje kumwe mu byubuzi yabara amata y'umuyenzi ariko 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? nubwo bimeze bityo hari umugabo ankunda avuga ko nduwe ijuru riraririmba nukuri nuri wenyine imisozi gatangara erega warahiriwe. uziko uko waririmbaga Rusine agenda akunda amata reka yashaka gushyiramo aho hari umugabo ngo muziranenge afite umuntu wamuzonze wamutwaye uruhu n'uruhande ikintu cyose itavuga ati umuziranenge ati njye numva nashyiramo ngo hari umuziranenge nkunda. Tukivuga kuri ibyo se Mbonyi ko kuvuga ari ugutaruka, uri umusore muto mwiza muri cool kandi n'amaso yarareba akabona, kandi hari n'abandi bafite amaso mazima areba, kandi rwose na Austin ndabizi niyiburira kandi ni inshuti ya
nta muziranenge yaba uje nawe cyangwa warihuriye nawe. Iwacu rero ibigori bireze ngo abantu bameze neza turimo turakama biraryoshye. Mwarimo umwuka aradusobanurira. ubwo reka tuyifate nka yego nta kundi atagusobanuriye ubwo se ni iki? Ariko ako kantu yaravuze Yego. ni sawa cyane. Ako kantu hari ukuntu Yesu ngo yakoze ku mpumyi ngo irahumuka none aribaza ngo surareba iravuga ngo ndi kubona abantu bameze nk'ibiti. Arongera mukoraho bwa kabiri arangije ahita abona ati noneho ndabona neza. Ubu rero ubanza utarangura bwa kabiri ndacyarimo ariko ari kubona abantu ariko bameze nk'ibiti ntabwo ndabona neza. ariko harimo akantu keza Sandrine aravuze ngo inka zigeze zite aha none se numva ko arizo bazajyana. ariko ati nanone Yesu yakoze ku muntu bwa mbere arahumuka ariko akaba kibona bitarasobanura amukoraho bwa kabiri ubu ndabona neza. ni ukuvuga ngo abantu mudukurikiye munabyumva yuko akibona benshi guhitamo bikiri ikibazo iyerekwa hafi. none se mbwira umurongo uracyari muri mbonye umuntu wese agira ibintu akunda. hari impamvu ukunda usigaye wararetse congo usigaye wambara twegereye ufite ibyo ukunda. wowe ukunda umuntu umeze uti kirango numve hari bakuzine nzi bagukunda numve niba bari karifi. urenze kuba asenga ari mu gakiza nabyo bishobora kuberega mbonye abimwigisha. ntagashaka kumbivuga kandi afite ubwoba yuko nufata mu badasenga batarakizwa ubu mwinjiriye muri tekwa atoya mbonye wowe gusenga ariko n'ubundi kuko ndi ambassador wa Kristo kandi Kristo yavuze ati n'ubundi abanzanye n'abatararokoka rero nanjye nibo banzanye. ukurikiza iki kugira ngo okay kameme nubwo nyine tuba twaganiriye ndi umusore ndi umujene nanjye ndareba nibaza ko umuntu wese akunda umuntu mwiza akunda umuntu ufite uri smart mu mutwe ufite ubwenge nyine quality zose nyine ziri ibintu twiga byose twese hanze tutavukanye it's good twese turabikunda ariko spiritual of course tugomba kuba duje imyemerere nibaza ko ari byo biri ngombwa cyane. Ikindi I think we are talking about love. Yes. I think urukundo ni personal. Sinibaza ko hari umuntu uhuza n'undi ibyo yakunda ariko njye nibaza ko nta bigenderwaho mfite ahubwo nyine ushobora guhura n'umuntu gusa ukumva uramukunze uramwishimiye but you feel connected kumva mwagana mugahuza. Njye ni ikintu cyo ntegereje. umutima urafungutse uri open nditeguye kwakira. bari kurwana mu muryango uzahita ariko kritere sinzi ntago nizerera muri bene ibyo bintu. Nizera ko iwe n'umuntu urabimenya turavuga I think this person is really okay ukumva nyine urabyumvishije ariko ntibavuga ngo ameza ari cyangwa atera cya sindaya ku rugo rwego amata ntaribi amata agomba kuba yaba yaraturutse kuko agomba kuba ngoma. yego hanyuma rero mu kanya turaje dukomeze tuganire na Israel Mbonyi haramutse hari icyo wifuza kumubwira umwanya n'uyu nguyu. Mwibutse kandi ko turi ahantu heza cyane yaravuze amata turi ahantu heza cyane yitwa amata n'ubuki twahoze tubikubwira mu Faransa Milkani hani mu Gifaransa ariko rusi wanyweye iki muri icyo cyayi. 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? Yep. We are ready. We are ready like never before. Turashari kumwe na Israel Mbonyi. Mu kanya rwose natangiye kureba ku isaha bita repetition mu kanya. Wigeze kuvuga ko uri muri repetition. Ni repetition y'iki gahunda ziteye gute mu mpera z'uyu mwaka? Yes, dufite practice uyu munsi nkuko nabikubwiye tumaze iminsi twitegura igitaramo cyo gusoza umwaka cya Noheli. Kuri tariki 25 ejo bundi next week next Sunday cyitwa Icyambu live concert. So ni nayo tuwa ndimo niyo nakoze muri Canada ni ndi gukora Australia niyo nzakora n'ahandi hose ndi kujya. So ni world tour byatanye numva ari ibintu bitari ko nyine biza kugira biraguka. Icyambu ni one of my songs. It's actually the name of the album. Izina rya album nakoze and
25 rero umva tubwireho biteguye gute abantu bitege iki kwinjira nangahe nakunze cyane ukuntu ejo bundi washyize hanze ukuntu abantu bazaba bicaye hari ukuntu twumva ngo dufite hari igitaramo ngo VIP naya VVIP naya hasanzwe naya ariko nkumenye ngo VIP ni imbere ya stage ni hejuru ni he narabikunze cyane rero uragiye ugura itike y'icumi ugiye inyuma kandi wari ufite 15 narabikunze cyane mbonye yashyize hanze ku buryo uzamenya niba ufite aya ushobora kureba uti okay ndashaka kwicara yes ukuntu biteguye neza turashimana twabonye badushyikira tubera muri BK Arena niho bizabera kwinjira bizatangira saa 10 gates zifunguye turi mu myitego iki special about this concert it's sinzi izina nabyita mu Kinyarwanda ariko ni it's much of ni nzatarama kweli nzatarama vraiment like mfite abatumirwa mfite bazanjoininga kuri stage ntabwo dufite concert ngo nzajya mvaho uyu ngo hajye uyu oya nzafungura igitaramo gisoza ariko dufite indirimbo nyinshi cyane umva indirimbo zimaze no kuba nyinshi amasaha angahe amasaha 3 straight tuza kubita igitaramo duhimbaza Imana kabisa Noheli tuyicelebrate kweli none se mbonye ushobozwa n'icyo mu masaha kakanu ka Rusine cyangwa Rusine rwose bafite akamutera bajoya kakanu gatera imbaraga umukisugo kumigenzo ngewe nikubitira amavese biburike mu mutwe nkumva ndacanga musere ariko ikiza kino concert nuko naje gusanga iyo duteguye ibitaramo inshuro nyinshi tuba dufite ukuntu duha abantu twatumiye umwanya munini abantu baje kumva ibyo bateguye bakakumva umwanya muto samurarimbye no 30 kandi concert yari ari 30 kandi concert yari usanga abandi bose yatumiye batwaye amasaha 2 so ni byiza gusharinga nanjye mfite abona atumiye tuzafatanya ariko ikiri important nuko igitaramo tuzatarama kweli nzataramira abantu duhimbaza Imana kabisa mu muzo nta muntu uzatafite ideni nicyo kiri special about this concert ikindi kiza ibiciro byo kwinjira biri affordable umva dufite 5000 tukagira 10000 tukagira 15 na 20 urumva na mafaranga ashoboka ko abantu bakwitabira ikindi natumira abantu bose bazaze ni nimugoroba abantu bazaba bagiye mu famiye mu gitondo basangiye umugoroba baze dusoze hanyuma rero ibitaramo bya Israel Mbonyi Yeruzuma kiri murare nigeze kujya mu gitaramo cye yawe tubwiye ati igitaramo kiratangira saa 12 urabizi bya bindi bya hano babanza kuvuga wageze yose umbwira ni batangira ngerayo nka saa 11 n'igice mvuga ngo ndi mu bantu bazindutse muri za one man for the ko nyagasanga sanga huzuye ondi huzuye isasterana bava muri cyace abantu benshi kuko baba nabo batekereje nyine ko umwanya ikibazo bakaba muri cyace bakajya kujya batabeze muri ntabwo bavuga ngo barataha this time wenda kora Christmas twatanze umwanya wo kubanza gusangira n'amafamiye and saa 10 abazabe hafu bizatangira saa 10 no kwinjira saa 10 nzaba mpagaze kuri stage saa 12 niba kubwe ngo saa 12 azaba ari hagati aho ngaho hari n'akantu keza kabaye amata n'ubu ukemeye ko nyuma wamaze kuruhuka uzaza ugafata a morning breakfast muri weekend thank you so much morning breakfast nyuma ya concert ukaza ugasubizamo energy cyane ko wanahakunze winjiye natubwira ko ari ubwa mbere uruhageze kabisa n'ubwa none uzaza ufata umwanya wawe wo kubareba no kuwinjira neza thank you very much umunsi uzaba naniwe kandi twabonye ko amatari kugutera ikibazo oya nyine ariko n'ibindi rega umuntu ashobora kubona icyo gitaramo cya Israel Mbonyi ukundi kugisenzegera cyane nzaba naniwe nanjye rwose ndifuza ko nanjye naza mu binginzi nkafata iyo breakfast uzaba naniwe pe reka barabyiga uriya turareba yes byiza cyane reka tubashimire mwe mwabanye natwe kuri Chris Online TV muri iki kiganiro cyiza twagiranye na Israel Mbonyi umuramyi twese dukunda turi benshi reka nshimire nawe Sandrine Isheja Andi umuntu ndetse na Rusine twizere Andi turagushimiye kandi twizere yuko ubutaha nabwo nitwagutumira uzitabira ubutumire sibyo natwe kandi tuzaba tuhabaye so keep on touch utarakora subscribe wayikora kuri Chris Online TV mwari kumwe na TT Chris